mfite ubutumwa kuri Gabriel Bukiri, Rwasa na Bunyoni ko ari batatu. Ubutumwa bwanyu burihutirwa. Nkagira ubutumwa bwa CNDD FDD. Ubutumwa bwanyu namwe burihutirwa, ariko ubw'abadede ni bubi, ni nabwo mperaho. Nkagira ubutumwa bwa Angelique Ndayishimiye, umugore wa perezida Evariste General Major Ndayishimiye. Ubwo butumwa bwose niba Uwiteka guhaye umwanya mureke turabusangira. Turagushimiye mwami Yesu, turagushimiye mwana w'intama w'Imana Yesu Kristo wabambwe rimwe, igitambo cyawe kikemerwa. Uhagarikira ijambo ryawe kandi uba ari urishyigikira risohore. Twe tuburira imbere wowe uboneke muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, amen. Yesu aguhe umugisha. Reverend Kuriyo Angelique Ndayishimiye. Aba bantu baba CNDD FDD, abantu bitwa ngo abakenyera rugamba, ngo bagumya banga ko mudafite ibanga ry'Imana. Mareke yambwiye ngo agiye gusenya urutoki yari yarazitiriye rwezi ndibu, ko mutabize ntimukonje, ko mutabaye abapagani cyangwa umubaba Kristo, umugambwe w'abadede mwese Imana irabahagurukiye. Ntabwo mwakenyereye kubahisha Imana abakenyera rugamba, ntabwo mwabaye imbonisi zibona Imana, nta nubwo mwaharaniye ku igihugu cyanyu gitera imbere ngo mugikunde, ahubwo igihugu cyanyu mwaraginunuje mu gipfukama mu nda. Imana yambwiye ugiye gusenya uruzitiro, kuko ahari kwera ibitoki hezindibu. Abonye ririya jambo rero riri muri Bible, Imana irambwira ngo ntacyo ntakoze, ntacyo ntabahaye, nta n'icyo ntavuze, ngo ariko ubu ngubu ngiye gusenya uruzitiro. Nuko amafarashi n'indogobe binyukanyukuye umurima, binyukanyuke, bihanyukanyuke. Rero harimo abantu hano nabwira Gabriel Bukiri, uyu muntu witwa Bunyoni Guillaume, Rwasa, mwitegure mugiye gukoreshwa n'Imana, mugiye gukoreshwa n'Imana. Imana igiye kubakoresha ibitangaza, uhoraho agiye kubakoresha ibimenyetso n'utwumiza. Rero muri ubu, iyi ni Imbabazi TV gatatu, je nkuko bisanzwe uranzi yego, Prophète Marite cyangwa ya mbere Marite, umukama aguhezagire. Uwiteka yambariye ngo mbwire uyu Rupyiri cyase Gabriel, ngira ngo ahagarariye ishyirahamwe riri prive ryigenga ritegamiye kuri leta. Mugabo ndumva ariho hantu yabari, ntabwo mpazi neza mugabo, ariko ndakeka araho nyene. Ariko nanone si iryo shyirahamwe, ahubwo ni wowe ngiye kubwira. Imana yambwiye ngo uceceke, ibintu uri kuvuga cyane uceceke kandi winyegeze. Mu kanya amasasu natangira kuvuga, wowe Rupyiri Mana nyagasani, mbwira abantu bakananirwa kumva, ejo bakumvira ijeri. Winyegeze, kubera ko urukundo ukunda igihugu Imana yararubonye. Iyi ntambwe wifuza igihugu cyatera Imana irayibona. Byinshi Rupyiri ntavuga, Rupyiri byinshi arabireba mugabo ntavuga. Kandi Rupyiri muri we ni icabwenge, abamwanga ibyo ntibindaba. Hano ntabwo nje shinzwe gushimisha abantu, shinzwe gushimisha Imana mu butumwa yamaye. Rupyiri rero umukama arambarira ngo tenyenye agenda gakeya, nta kintu uri buvuge ngo bumve, nta n'ikintu uri butangemo igitekerezo ngo bagikorere ko, nta n'ikintu uri buhindureho, kubera ko ibintu biboshywe na ba nyiri kubiboha. Imana mu gihe itaramanuka ngo isenye irimbure. Nushaka kuvugisha amaguru n'amaboko, nushaka uvuge
kuruta uko ndi kuvuga nta kintu bari bwumve. Imana ngiye yambwiye ngo reba aho ucukura umwobo ube wihisha ube winyegeza, igihe iby'Imana igiye kugukoresha imbere birahari. Nanjye Imana yanambujije gutangaza icyo uzaba, ariko imbere uwitwa Gaburiyeli Rukiri mumwitege agiye kuvamo umushinga ntahe w'igihugu. Amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Haleluya. Uwiteka arambwira ngo mbarire uwitwa Agathon Rwasa, wa muhungu we witwa, ndamwibagiwe, umwe mutoya, uyu nguyu w'umusoda, yego, ariko nawe si ngombwa nubwo ntanamuvuga mudahita mumwirukankaho kuko mwebwe muzira icyo mwumvise. Bandi arambwira ngo mbwire Rwasa n'urugo n'inzu yose mufate amasengesho, Imana ibaho uburinzi, mushakisha aho mujya kava, kubera ko ibyo muvuga activité mouvement circulation bari kuguhiga bukware wowe Rwasa, kandi baguhigira kukwica, si ukugufunga, ni ukukugandagura, Rwasa. Ceceka butenyenye. Imana yambwiye ngo nta numwera, ariko ndahera kuri uyu, ntabwo Uwiteka akurekuriye wowe Agathon Rwasa kuza gukina politiki. Imana yambwiye ngo niyo yabikukira bihagarika. Ubundi uba waragumutse, uba warasaze, n'uba warashyize abantu mwibarabara, uba warareze, uba waranyuze hehe na hehe. Mugabo Uwiteka yambwiye ngo bucecetse tenyenya, wijya kurwana n'abadede, wihangana n'abadede, bo ubwabo bari kuguhiga, bo ubwabo bari kukurondeza, kandi bakurondereza kukwica, ntabwo bakurondereza kugufunga, kuko wagize ibyaha barabibuze uri muri gereza. Koko ibyaha abadede nibo bakora byinshi kuruta n'abandi bose. None hari ikinyoma kirimo, abadede mwebwe nubwo atari bose, kuko hano hari abajya bambwira tuvuze ukuri kandi ari imbonera kure. Uvuze ukuri, natwe ubwacu turarushye, imbonera kure zirarushye, za mbonisi nazo zirarushye, koko nabo bafite ubwenge, bari kubona igihugu kiri kugereka. Iki gihugu uretse ko Imana ngo idimbamo rimwe ngo ikerereje umutegera, ubundi mu busanzwe ntabwo habura imyaka 100 ibyo kuvuga ngo murakopeta n'ibindi bihugu. Nta gihugu na kimwe muturanye muzakopeta, cyakora Imana izadimbamo binoge. Rero Uwiteka arambwira ngo Rwasa Imana imurinze urupfu, ariko ahagarare kujya gukina umukino wa politiki. Hagarara mu izina rya Yesu, hagarara. Mutegereze hano, ndababwira ukwezi n'amatariki n'iminsi ibintu byanyu bizaba byemerewe gukorwa cyangwa se gutera intambwe cyangwa bikava. Umuntu uri bubirengeho rero akabirengaho muri ubu butumwa ngiye gutambuka, ukiruka ukabirengaho, kira muto na gikapu cyane, Rwasa ukabirengaho, kira muto na mizigo yake. Telefone zo hanze muzihorere, izo mwitabaga, communication zo hanze muzigabanye, yego, ndetse mwiyubare aho muri. Icyayindi ntimujya mu mugondora zose, kubera ko ingo zanyu zirararirwa, imodoka zanyu ziriho ingenza, amatelefone yanyu ariho intasi. Ibyo bintu byose umuntu nagira inama, mube maso kuko hagiye guca uwambaye, kuko hano hagiye kugandagurwa abantu benshi b'abanyepolitiki. Niba mutishinganishije muri Kristo Yesu muraba bande?
umuswahili iravuga ngo hombo homboka ni ubutumwa Imana yampaye ntihagire umuntu ubyitiranya n'ibyiwe oyaye. Ibi ni ibyo umukama yandungikanye ngomba gutangaza. Umuntu witwa, ariko reka mbanze iby'abadede, ngiye kujya kuri Bunyoni, reka mbanze iby'abadede. Abasendi DDFDD mwanze gushyuha, mwanga no gukonja, mwanze kuba babi nyine ngo musenge Bayali na Dagoni, mwanga no gusenga Imana Data wa twese ngo muyobogwe n'Umwuka Wera. Mubura n'uwasimbura Neva, ngo koko Neva ntabwo ari buri muri Sendi DDFDD gusa, habuzemo n'undi muntu koko utatukisha igihugu wasoma disikuru cyangwa ngo munazimusomere cyangwa munamubuze kubisoma, nibura mwandike n'ibyo asoma. Yego ubwenge bwaragwiriye, kubera iki mutakora inama baturi buvuga ibi mukamwandikira ireteri niba atabishobora. Mugabo kumara amazi igihugu, gutibura igihugu gisoma nturi kigwa mu mahanga, asha Neva arabikoze kweri, Neva arabikoze vraiment. Ngira ngo Neva niwe muntu ubaye umukomedi wa mbere mu baperezida mu myaka ibinyejana ishize. Twaherukaga Amini Dada wahoze ayoboye Ubugande. Buno rero ngira ngo Neva niwe uhise usimbura Amini Dada. Neva rwose ni uwo muri ninde rwose ni uwo muri ninde. Ibintu abwira bene gihugu hoho, hari n'igihe mvuga interiko kweri abantu 5,000 7,000 bicara imbere ya perezida akababarira ngo none ngo abakera ntibagendaga n'amaguru, ngo none mwe mwagiye n'amaguru muri viziyo, nawe atagenda n'amaguru, abana be bagenda n'imiduga. Reka sibyo binzinduye. Abasendi DDFDD umugambwe wanyu urashaje ucyuye igihe, kandi umugambwe wanyu cyangwa se ishyaka ryanyu mwebwe nyine mwabigize ibyanyu. Nagira ngo mbamenyeshe ko itariki yanyu ya nyuma, kwezi kwanyu kwa nyuma, nukibyambaye n'uwo bikirimo, marayika yamaze kumanuka, yamaze kururuka kuza kubisenya mu gihugu cyiwe, kubikura mu gihugu cyiwe. Sinzi iyo muri bubijyane, sinzi iyo muri bujye cyangwa iyo muri bwerekere. Mugabo Sendi DDFDD ku mugabane wa Afurika simwatoye 100%. Amajwi yose mukayanyereza mukayiba ngo mwatowe 100%. Ngo mugasigaza 3 y'abatwa. Koko abatwa muzi ko nta mutwe uri bube perezida, hasigaye 3 y'abatwa. Nukuvuga 97%, 3 gasigaye nakaba abatwa. None hahandi hose ni mwebwe. Imana yambwiye ngo igiti cyari kirekire iragitemye kiraguye, kandi amashami yacyo arasanzaye. Imbonera kure zigiye kwiruka ubutazagira aho zihagararira, ariko izivumye koko hano harimo abantu bumva ubutumwa bwiza bakihana, harimo n'abantu bambaye ibyo bintu by'imbonera kure kugira ngo babone uko biberaho batazikunda batanazibamo. Aba bakenyera rugamba rero ibyo biswi by'inkona zambonera kure nabonye mutatana mwiruka ku gasozi nk'inzuki zitagira umwami, nk'inzuki zitagira urwiro. Muriruka muratatana hamwe ntawe ufite yava niyo ajya. Imana irambwira ngo dore itarike ntabanduka ingoma Sendi DDFDD irava ku butegetsi, dore ukwezi ntabanduka Sendi DDFDD irabivuye ku butegetsi. Evariste Ndayishimiye yarabavuye kuri iyi ngoma, nta wundi. Abarundi zo bakubiswe zirahagije, ibyo mwahuye nabyo birahagije, nta bindi biri inyuma. Ibisigaye umwami Yesu agiye kwihesha icyubahiro. Amen. Ndacyari muri message ijuru ryandungikanye, kandi Uwiteka ahabwe icyubahiro. Yesu Kristo nashimwe cyane. Ndagaruka ku muntu witwa Angelique Ndayishimiye, muka perezida yitwa Angelique Ndayishimiye. Uyu mupfasoni cyangwa se uyu mumama
isengesho ry'umugore mwiza rirokora urugo rikarokora n'umugabo. Aba mu birori, Imana yambwiye ngo uzahunga wirukanka, nta hantu ho guhagararira ufite, wowe ugiye guta womoke, uzarira nk'agahinja cyangwa nk'akayoya, kubera ko wifatikanyije nawe ubumwe mu bashyize Uburundi hasi. Urishimisha, urinezeza. Bibiliya ivuga ngo abasetse nibo bazarira, noneho abarize nibo bazaseka. Abahoza nibo bazahozwa, abanyembabazi nibo bazazigirirwa. Uyu munsi wa none rero ngira ngo ndayubaha, Angelique ndayishimiye. Amarira yawe azaba ari menshi cyane, amarira yawe azaba ari menshi cyane, kuko abarundi n'abarundi kazi bo bageze iyo umwana arira nyina ntiyumve. Imana ishobora byose. Uturengere Mana, uturengere, uturengera amazakarare, uturengere Mana, uturengere, uturengera amazakarare, uturengere Mana, uturengere, uturengera amazakarare, uturengere Mana, uturengere, uturengera amazatararenga inkombe. Ni ukuvuga ngo ishobora byose, isumba byose, yorurutseyo gutabara abarundi n'abarundi kazi. Imana irambwira ngo mbarire Guillaume Arenge Bunyoni, utenyenye wigiriza ubusa, ufata amasengesho menshi. Mu bantu bashobora gutwagwa saa 6 z'ijoro cyangwa saa 8 z'ijoro, Bunyoni arimo. Iyo bazaba bakujyanye ntabwo ari ahantu uzaba ugiye gusenga ate aleze bo ayi data wa twese uri mu ijuru. Ahantu bazaba bakujyanye ntabwo ari mu binezeza, ahubwo ni mu mubabaro, ni mu gahinda. Kuko nabonye abadayimoni bakoresha iyi ntwaro ya CNDD-FDD, bajya kuri prison masaha akuze, baramukupakira we Bunyoni bakujyana ahandi hantu. Nabonaga ari mu mwijima, ahantu hatabona, ahantu habi, kandi abadedura bazi no kundusha, kuko nawe uri umwe mu banyuruje abandi 2015, 16, 17, 18. Uri umwe rero nawe mu babaye abagome ku ntwaro ya Nkurunziza. Uyu munsi rero neva we nimwabihuje, ariko nawe urabiza aho mubajyana. Uyu munsi wa none ariko gisiciye urubanza bw'Imana irambwiye ngo iyo ubare wiyiriza ubusa ugume wihana, kubera ko shitani iri kukurondera unyuruzwe. Umuryango wawe nuza kukuraba mu mpimba ukubure, famille yawe ize kukurondera ikubure, amahanga azi kukurondera akubure. Noneho imanza zitangire rero bati umuntu yarari mu rukiko, yarari muri prison Igitega, none yagiye hehe? Ni ukuvuga rero bazagugaburira ishyano, bazakuroga, bazakwica, bazashakisha ibishoboka byose, banahimba amayeri ko watorotse, ko bagwanyije kuri gukorana n'inzego zo hanze, bakudodobereze. Kw'icyo gihe rero ari gitoya. Iyo uri kugendana na shitani ibigwanira kukwica vuba, utarisobanura, utariregura, utaranaburana, kugira ngo ikuriganye ubugingo cyangwa umubiri, ibintu bite byanga. Bunyoni abamukunda mwiyirize ubusa, bakunda agatorwasa mwiyirize ubusa, abakunda Rupyiri, Gabureri Rupyiri mwiyirize ubusa. Izi ni icabwenge, aba n'abagabo b'abahizi mufite mu gihugu, bakomeye, bazima, bashobora kuzubakishwa ibintu bihambaye n'Uwiteka Imana yacu Nyiringabo. Umugabo rero CNDD-FDD ikina tumuhombe kwera, aho kugira ngo yo vuge ngo ngewe ngo mvuye ku butegetsi ngo ndagiye ngo Rukira arasigaye, juya nini sababu gani? Hano kintu nabasha kubwira aba bagabo
nimwitwararike koko shitani yateguye umuriro ibitero byo kubahitana no kubica no kubarimbura ntabwo ari bo gusa rero muri gereza harimo abantu benshi nabonye shitani ataritinga kwica muri aka kagume muri iri bara no mu bitaro harimo abadogiteri bagomba kuzicwa abaganga bagomba kwicwa mu gisirikare harimo abantu bagomba kwicwa mu gipolisi harimo abantu bagomba kwicwa mube maso musenge mutajya mu moshya mabi s'il vous plaît musenge Imana ibarinde bahishurire ariko icyobo cyo shitani yamaze kugicukura MVT turuwitera idatera AFC ntuza iyi Red Tabara twigwane ubatera badatera mu Burundi hategerezwa kuba bombe atomike iturika nk'urutamba ibintu bikaguruka bikagurumana noneho rero ubu Kongo yigomba kubakururira akarambaraye byanka binoga Kongo yabaye Kongo mbirigi igiye gukurura akarambaraye abarundi buno gusumbura iri hafi gutangira kugaba ibitero bihagurutse ku butaka bw'u Burundi byerekeza he muri Kongo kandi kuri ku cyemezo cya Neva kandi noneho Neva abantu nibamugira inama koko bifitiye ibirombe yabahaye bari kwikoreramo basa n'ababitinya basa n'ababyoroshya basa n'ababinegosya basa n'ababiganira bikagenda bigafata indi sura n'undi murongo ku rwego rw'uko ibintu ko byari kuba biba atari ko bikiri hano rero ufite ubuhanuzi bwinshi cyangwa se bwiza munyemerere dufata umwanya wo kubusangira we mushyashya ukande saboni turagushimira ukanda like no muri comment ugatanga igitekerezo cyangwa ugacimba gisi WhatsApp ukandika coup de chapeau twendereye basi kubera ko Imana ni Imana zigira zikutazomemukira inara mukangowe zizigira Yesu gusa zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba iyo ngowe ndasenga nizigira umwami wanjye zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa muri cigwa n'umuco hamwe mu Mana yera iyanja na sinemba nizigira umwami wanjye nizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba iyo ngowe ndasenga nizigira umwami wanjye zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa uko bukeye nzama nizigira umwami wanjye mu bizomba
byose zizigira Yesu gusa, zizigira biriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa, zizigira biriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Haleluya, amena, amena. Navuga ngo ndagaruka muri iri jambo tugiye gusangira ry'ubutumwa bwiza bwamamaza ubwami bw'Imana. Navuga ngo hari ijambo Yesu yakoresheje abwira abantu ngo mwihangane tubane akanya kangana n'isaha. Adugana abigishwa be ku musozi gusenga, ngo ageze yarasenga, agarutse asanga agatiro karabatwaye basinziriye. Mugabo arongera arababyura, arongera aragaruka arabasaba ngo mwihangane tubane isaha imwe. Niryo jambo. Ikindi ngiye kuvuga cya kabiri muri ubu butumwa bwiza, hari ahantu nanone hakoreshwa ijambo rivuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, niryo tegeko riruta andi mabwiriza yose. Yesu Kristo nashimwe. Rero mpereye hano rero hari uburyo abantu isi iri gutanga umwanya mutoya mu maeglize amwe n'amwe. Hari amaeglize afata umwanya munini, hari n'amaeglize afata umwanya muto, ariko noneho amaeglize cyane cyane ya gipantekoti cyangwa se muri siyansi z'umwuka bafite umwanya muto wo kwigisha no kumenyesha abantu ubutumwa bwiza. Yesu rero abwira abantu ngo ni mumpe umwanya tubane, nyemerera tugendane, nyemerera tugumane, ihangane tuyage. Abantu babuze umwanya rero, abantu bari busy, abantu barahuze, imitima yabo iri furu, yuzuye ibi na biriya. Umukama duharire. Uyu munsi wa none rero ingaruka ziribonekeza nyinshi z'uko abantu batambikiriye, abantu baretse, abantu bataye, bagatanga umwanya mutoya. Bibiliya iravuga ngo ku munyembaraga nzigaragaza nk'umunyenkomezi, ngo ariko ku munyentege nke nzigaragaza nk'umunyentege nke nyine. Ni ukuvuga rero hano icyo ndi kumvikanisha ni iki: niba Imana warayihaye umwanya, niba Yesu waramuhaye umwanya, s'il vous plaît, no muri wowe ibintu bizaguka binatera imbere. Yesu Kristo nashimwe cyane. Ubu rero niba tubara tukareba mu materaniro, ukabona umuntu arakubwiye ati isaha ya 3 ni ukwinjira, isaha ya 4 ni abaririmbyi n'abandi bakererewe baza, isaha ya 5 ni inyigisho y'iminota 45, hagasigaramo 15 y'amatangazo n'amashikanwa, saa 6 tugasoza amateraniro cyangwa midi. No kuvuga ngo iyo mibare kuri shitani ni inyungu, ariko muri Kristo ni igihombo. Uyu munsi wa none wo gukurikiye Imbabazi TV 3 uraza gusanga warafashe imyaka 6 yo kwiga primaire, ufata indi 6 yo kwiga secondaire, ufata indi myaka 4 cyangwa 6 mu kiganga cyangwa 3 bitewe n'isomo uri gukurikirana wige muri kaminuza, ufata indi 3 muri masters, noneho gukomeza gushyika yenda kuri doctor. Uyu munsi wa none niba ibya siyanse mwahaye umwanya, urabona ko isi ifite umusaruro wabyo. Nunarebesha umubiri, nunaburi utari mu mwuka, ibindi kuvuga siyanse mwisuri kuyibona ntayo uri kubona. Ibikorwa bya siyanse biragaragara cyangwa ntibigaragara kubera ko bayihaye umwanya. Abayigisha bayiha umwanya n'abayiga bayiha umwanya. Abo bantu ko ari babiri, ikintu cyabo kiri gudu. Mugabo twebwe mu nzu y'Imana, twebwe mu by'Imana, ntabwo abantu bihangana ngo bigishwe nabo bakomere babe bafite ijambo ribarimo nka Daniel, bafite ijambo ribarimo nka Yosefu,
bafite ubushobozi bw'Imana muri bo. Akunabari umwanya ntawo, igihe ni gito. None wewe muntu we usenga kuwa Mungu, ku murango n'ibikorwa, mu ijoro n'umunaniro, urumva ayo masengesho yagutunga? Igihombo rero munyereke ubwo abigisha siyanse tubonye ko no comment, biragaragara ko bo ibintu byabo biri ku murongo kandi byigishijwe, ari ababyigisha ari ababyiga, ibintu byabo rwose bigeze aho bashaka. Kuko indege ziraguruka, barakora ibyogajuru ibigendajuru, barakora ibintu bitandukanye, amavirisi, barakora ibintu byinshi, imodoka zigezweho, amato agezweho, indege zigezweho. Siyanse uri buyirebere mu mbaraga nyine z'ibitangaza igenda ikora. Nkomeze se ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rero ko muri twebwe turifata nka misa, tukariha akanya gato. Imana muri twebwe tukayiha umwanya muto, tuzabaho, umukristo abaho Yesu yaravuze ngo intama zanjye ziranzi nanjye ndazizi, iyo mvuze zumva ijwi zikamenya. Donc ubu nawe nk'umuntu mubana, iyo adodoye cyangwa agakomanga uramumenya, ntibiri kubaza ngo urinde, abe peri wawe, abe grande sœur, petite sœur, cyangwa se grand frère, cyangwa se petit frère. Abo bantu bo muri gifamiliye ba hafi uvuze uramumenya. Noneho rero Yesu aravuga ngo nanjye ngo ziranzi. Buno rero ikikubwira ko turi mu ntege nke, cyangwa abantu nabo bari mu ntege nke zirenze ukwemera n'ubushobozi. Kinaragwana ribarikiwe. Ikibazo gihari gikomeye cyane, buno Yesu aramutse aje mu nzozi, ntiwamumenya ko ari we, aje mu ijwi ntiwamumenya ko ari we, aje mu ijambo ntiwamumenya ko ari we, aje mu bintu bitandukanye bijyanye n'iby'umwuka, ntushobora kumumenya kuko ntumuzi, ntabwo wigeze umwigishwa, ntiwigeze umubona. Kandi mu nzira zirenga 1000 hari n'imwe ashobora kuzananamo. Mu busanzwe rero niba buno urota inzozi ntube wazisobanurira ugahamagara umuntu, none bibaye ari umugisha ukamuhamagara ugasanga nimero ntayiriho, none Yesu abaye aje yaraje kuguha ijuru ntumumenye, akakurengana akajya ahandi. None Yesu abaye yaraje mu by'impemu ntumumenye. Bibiliya iravuga ngo Imana yiyeretse Musa ari ubwa mbere mu gihuru cy'akamumuriro. Mose amaze kuyimenya aravuga ngo mpagaze kwetura ibirenge byawe, Mwuka Imana aramubaye ngo ijwi aho uhagaze nahera. Aburahamu ayibonera ku musozi witwa Kizabona. Bose bagenda bayimenya, abigishwa bagendana na Kristo. Impamvu bari bamuzi, yaca n'imigani bakamumenya, bakayimenya, na biriya bakabinyuramo, bari bafite ubumwe n'imikoranire ya hafi ku buryo bitabagoraga ku rwego rwari rwo rwose. Yego, abo bantu rero niba bitarabagoraga, niba bitari bibaruhije, uzi impamvu nuko babanaga n'umwami wabo 100%. Twebwe rero dufite umwanya muto cyane. Uzarebe mu rusengero babaha iminota 30 yo kubwirizwa cyangwa se 45. Ntiwabaza, ntibakubaza, twese turi muri ndabyemeye, turi muri amen 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 amen. Ibintu byose ni amen. Iki gice cy'umwuka, iki gipande cy'umwuka dusa n'abakinyunyuje, umubiri waracyatatse uranyunyuza, isi irataka iranyunyuza, siyasi iranyunyuza, noneho igipande cy'umwuka dusigarana ubukene bw'iby'impemu. Akarorero nuko buno ikikubwira ko mu mwuka ukenye cyangwa se mu mwuka uri umworo, nuko buno nawe ubuzima bwawe wabuhaye siyasi, ubaho muri siyasi. Mu busanzwe twebwe rero ntabwo tubaho muri siyasi, ahubwo tubaho muri siyasi z'umwuka ku bw'umugambi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi wa none rero abantu ko bafite umwanya mutoya wo kwigishwa, n'umusaruro uzaba mutoya mu bumenyi mufite, nawe uzaza ari mutoya. Koko kandi wibaze nanone iki kintu ko abarokore murangara cyangwa se abakizwa,
hano mu isi nta muntu n'umwe nubwo nabiguhanurira ufite icyizere cy'uko azabaho imyaka 130, 140, ntawe ufite icyo cyizere. Nubwo nahanura nkavuga inti Profete Maritimana irambwiye ngo uzamara 130 years, ntabwo wabyizera, ntiwanabyemera. Uriha icyizere cya 90, uriha icyizere cy'imyaka 100, ntiwarenza 110, ndetse no mu 100 uzaba uri kuvuga uti Yesu arakoze imyaka 100, ukumva ni myinshi cyane. Ikibiteye ni iki rero, cyangwa se impamvu yabyo ni iyi? Nuko abantu aho bazajya kuba imyaka 1000 mu birori no muri paradizo baririmba indirimbo ya Musa n'iy'umwana w'intama w'Imana, aho ntibahazi, ntibahitaho, ntibahareba. Mugabo mu isi ahantu muzamara imyaka itageze ku 100, kuko nanjye nzi imyaka nzamara, ahantu muzamara imyaka itageze ku 100 hano mu isi, mwarahubatse, muhashyira ubutunzi bwanyu, muhashyira umwanya wanyu, muhashyira igishoro cyanyu cyose. None niba nta ngorane ufise mu bwenge bwawe, ahantu uzajya kuba imyaka mirere na mirere, n'ahantu uri bube imyaka 100, ahantu ukwiye gushyira imbaraga zo kuba wahashyira ubushobozi ni hehe? Ngewe nahitamo ko nashyira imbaraga aho nzajya kuba mirere na mirere. Uyu munsi rero hano mu isi niba umuntu yiga imyaka hafi 30 yose ari mu ishuri yiga siyansi, ariko iyobokamana ntiwamubaza igitabo cya Luka, ntiwamubaza igitabo ubwo muri reka duhere, ntiwamubaza Matayo, ntiwamubaza Luka, ntiwamubaza Mariko, ntiwamubaza Yohana, ntiwamubaza inzandiko za Pawulo kugera mu byahishuwe, ariko umubajije ibyo muri siyansi, amakayi yariyayo yanyoyayo agendana ntiwabara. Ibyo bintu rero sinibaza ko ari amahoro, ntabwo ari amahoro nubwo tubishima, ukagira graduation tukagukomera amashyi tuti byiza cyane, tukagufelicita, tukaguha n'ibimazi. Mugabo mwuka w'Imana aratuntuye, Imana iratuntuye, kandi tuntu yatari uko iyo biyibabaje ko wiga wakize n'Imana ukayiha umwanya. Washatse siyanse ariko ugashaka na siyanse z'umwuka, washatse iby'umubiri ariko ugashaka n'iby'umwuka. Wamenye ko muri wowe harimo umuntu usanzwe, ariko harimo n'undi muntu udasanzwe uzareba Imana. Abo bantu wabitayeho bose ko bari imbere zawe. Imana idutabara, Imana itubabarire. Niba rero igipande cy'umwuka mubyirengagiza, ikintu cyo mu mwuka mukagita, mukitandukanya nabyo, nagira ngo nkumenyeshe ko ejo muzicuza, muzarogereta. Koko hano turi ingenzi, turacumbitse, twese turemeranwa ko, ndetse nge mvuze n'imyaka 90. N'uyu munsi hari uwapfa, n'ejo wapfa, n'ejo bundi wapfa. Ntabwo ari si itegeko ry'uko iyo myaka 90 nayo tuzayimara, kandi nurangiza ujyanwe ngo ahantu kuzaba mu mujinya n'uburakare, uzahekenyera amenyo, ubwo Uwiteka ngo azahora inzigo abanzi be abataye mu muriro wa Gihonomu. Uyu munsi wa none rero, niba ivuga butumwa gendimo na kobrija uri woburijwe yo gutanga umwanya uhagije, tukakwigisha, tukagusengera, tukakubwiriza, ukaba uri umukristo wa Kristo, ukaba uri umukristo wagize ikirenge mu cya Kristo, ibintu bikaba bimeze neza. Naho niba mu mubiri uri gushima, mu mwuka ntushime. Niba iby'umubiri bipanze neza, iby'umwuka ntibibe bipanze neza, ubwo se urirata iki, wakihaye iki? Niba ibyo mu mwuka bipanze nabi, ibyo mu mubiri, ni ukuvuga ngo iterambere ry'impwemu rigomba kujyana n'iterambere ry'umubiri. Kandi nta muntu wajya mu mwuka ngo asige umubiri, nta n'umuntu wajya mu mubiri ngo asige umwuka. Ni ibice bidasigana nk'abantu tugiye mu ijuru, bigomba gukorana, ariko imbere hagenda igice cy'umwuka nicyo kibanza imbere, noneho icy'umubiri kigakurikira. Niba rero turi abakristo bo kuba,
turi abakristo bo kuba twaba dufite ubushobozi nk'ubwa Danieli. Danieli bamuteye mu rwobo rw'intare, hagenda n'umutima mwiza anezerewe, Imana ije arayimenya ko ari Imana. Niyo mpamvu yahamije aravuga ngo data cyangwa Imana yohereje marayika afunga umunwa w'intare, kuko yarayibonaga, marayika yaramubonaga. Niyo mpamvu Baramu na Baraki abasomye iriya nkuru, Baramu indogobe yari ihetse ntiyabonye marayika kubwo kutabona, ariko indogobe ibona marayika. Kuba rero Yesu yaza ntumubone uri muzima, ntabwo uzamubona wapfuye. Niba Yesu buno ushobora kuba uri mu buzima butumva ijwi, butabona inzozi, butagira ijambo, butagira iki, akunaba ari by'ijoro, uri kugenda ukabakaba ushakisha. Ibyo bintu rero nta hantu bibukugeze uretse ahantu habi cyane. Niyo mpamvu mu kubwiriza, niyo mpamvu mu kwigisha, niyo mpamvu mu gusenga, niyo mpamvu mu guhanura, intego yacu si yo kugira ngo Uburundi ngo abadayimoni baze bica abantu cyangwa ngo abasendide FDD bapfe n'abandi. Oya, inyungu yari yo kubwira abantu ngo nimuhunge umujinya n'uburakari by'Uwiteka, muzaragwe ubwami bw'Imana. Niba rero uzi ko 12 y'umurango uyarangiza, Yesu nta mwanya umuhaye. 12 y'ijoro ukayarangiza, Yesu nta mwanya umuhaye. Ndetse ibintu by'ijambo ry'Imana ukajya ubikwepa mugabo nta muntu ushobora kubura umwanya. Bafite ubushobozi, basoma ibitabo, bareba amafilime, bararyama saa sita bakaruhuka. Aho Yesu ntagoye. Fata isaha imwe ku manywa, mu ijoro ufata indi amasaha 2, ufata indi minota 40 y'umuntu ufite icyo akurusha mu by'umwuka, umugirisha utakuganirize ku ibyo bintu, numara gutera intambwe nawe ugenda uganiriza abandi, ufasha abandi. Nuko turi intwarane. Ndagushimiye, reka dusengane, bundi tuzabandanye ejo inyigisho, kuko ndi mu gihe cyo kwigisha, kuko niwo mwuka ndimo kwigisha. Kandi uhoraho aguha umugisha, we wahisemo neza ubana natwe, wowe usozanya natwe ugatangirana natwe. Kude chapeau, ndagukunze cyane. Uwiteka ni wagukunze ko umenya iby'ubwiru bwo muri Kristo Yesu. Mwami Yesu, turagushimiye, mwana w'intama w'Imana, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Turagusabye, turabo kumenya ibyawe, ntiturabo kukabakaba, turabo kuba dufite amaso y'umwuka, amatwi y'umwuka n'akanwa k'umwuka. Tugire ubutware mu birenge, tugire ubushobozi mu biganza, kandi ugendane natwe ijoro n'umutaga. Icyubahiro ni icyawe. Ukwizeye rero ibyo yizeye mu mutima we, umuhera ubuntu mu izina rya Yesu Kristo. Ejo atera imbere, hama uzamuhe kwimana ingoma nawe na data mwuka wera tubere umuyobozi. Ndagushimiye rero ko uduhereye ubuntu mu izina ry'Umunyanazareti. Amen.